ku muhanzi Neg The General yamaze kwitaba Imana mu gihe yari yamusuye. Ngo ikazo kurikiye dutugwa uyu mwanya hari inkuru tugezeho ku muhanzi Neg The General. Uyu ngo yamenyekanye cyane muri beef hagati ye n'umuhanzi Riderman Riderzo, ariko singiye kugaruka kuri iyi beef, ahubwo ngiye kugaruka ku nkuru y'akababaro kuri uyu muhanzi Ngenzi Serge wamenyekanye nka Neg The General, aho umusore yareberaga mu nyungu ze ku muziki yamaze kwitaba Imana mu gihe yari yamusuye. Ariko reka mwibutse ko turi kumwe na Makarust Car Export. Iyi niyo kampani imwe yonyine ikugezaho imodoka ikoreshwa n'amashanyarazi ndetse na hybrid ku giciro kiri hasi uva mu Bushinwa. Niyo kampani yonyine ibasha kuba yagufasha, ifite umwihariko kandi irizewe. Ibintu byabo ni quality hamwe na Makarust Car Export. Reka ngaruke ku nkuru yacu rero mu kanya. Uyu musore wapfiriye kwa Neg The General yakomokaga mu karere ka Rwamagana. Neg The General yamaze kwemera ko ari umusore w'imyaka 30 y'amavuko wamupfiriyeho nyuma yo kumusura iwe mu rugo i Nyarugenge muri Kimisagara, akahagira ikibazo cy'uburwayi butunguranye. Ibi Neg The General yabitangarije umunyamakuru nyuma y'uko inzego z'ubutabazi zari zigiye kumujyana umurambo uyu musore witwa Mugabo Emmanuel kugira ngo ujye gusuzumwa mu bitaro. Yavuze ko ari umuhanzi watangaga icyizere yafashaga, yari yaje rero bari gutegura imishinga bazasohora nyuma y'icyunamo. Nta burwayi budasanzwe ngo uyu musore yagaragazaga, gusa ngo yari kumubwira ko ari kumva afite umutwe uri kugenda umurya gake gake bidakaze. Ubwo rero amushakira icyumba cy'abashyitsi yigira mu turimo bisanzwe. Agarutse rero ngo nyuma y'iminota 30-40 asanga ikibazo cyavutse, n'uvuga ngo uyu musore yari yamaze gupfa. Uyu muvandimwe rero nuko yavuyemo ibyago biraza Imana iramwisubiza. Uyu Neg The General n'umusanzwe ntabwo yaraziranye n'ababyeyi b'uyu musore yafashaga mu muziki, ariko ngo yaje kumenya na nyina. Nakubwira ko umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali bamwita CIP Gahonzire Welarse amaze gutangaza ko iperereza kuri urwo rupfu ryatangiye kugira ngo hamenyekanye ikihishe inyuma yarwo, ndetse ntawe uratabwa muri yombi aruzira. Uyu Neg The General wamenyekanye mu matsinda atandukanye mu muziki nyarwanda yahamije ko yaramaze imyaka 12 aziranye na nyakwigendera uwitabye Imana yabaga mu karere ka Rwamagana, ari naho iwabo mu rugo. Ijyaga yerekeza i Kigali rero bari gutegura imishinga n'uyu Neg The General, dore ko uyu Neg The General ubundi mu buzima busanzwe ari umwe mu batunganya indirimbo z'abahanzi, bimwe byitwa producing. Inkuru nziza cyane ku banyarwanda bose, aho filime yitwa Benimana yanditswe mu mateka, by'umwihariko n'umunyarwanda wayanditse. Ubu ngubu iyi filime yamaze kuba ikora amateka cyane ko yamaze kugaragara muri Festival de Cannes. Nabwira ko Benimana yubakiye ku nkuru y'umugore wishwe Venerand warokotse muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 waje kongera kwiyubaka. Icyakora aza gushegeshwa n'umukobwa we watwaye inda idateguwe. Ngo ikaze ukurikiye doturwa muri aka kanya. Reka nkubwire ko filime yiswe Benimana yabaye ya mbere yayobowe n'umunyarwanda yatoranyijwe ndetse izerekanwa muri Festival de Cannes. Ni iserukiramuco rikomeye cyane mu gihugu cy'Ubufaransa kuko rigiye kuba ku nshuro 79. Mbere ko nkomeza njya mu Bufaransa, reka nkubwire ko turi kumwe na kampani imwe ishobora kuba yakugezaho imodoka kandi bidatinze, iyi bayita Makarust Car Export. Hanyuma nkubwire ko imodoka ihita kugeraho mu gihe gito cyane. Mwibutse ko nibo bonyine bakugezaho imodoka ikoresha amashanyarazi ndetse n'izi za hybrid kandi ku giciro utasanga ahandi. Ni kampani imwe yonyine iri gushimisha abanyarwanda ndetse hirya no hino ku isi iri gukora amateka. Reka ngaruke by'umwihariko kuri filime yobowe n'umunyarwanda bamwita Marie Clementine Dusabijambo yamaze gutoranywa muri ya festival nakubwiye yitwa Festival de Cannes hariya mu gihugu cy'Ubufaransa mu cyiciro kizwi nka Un certain regard. Iki ni icyiciro kibarizwamo filime zifite uburyo budasanzwe bwo kubara inkuru, by'umwihariko kigashyira imbere abari muri sinema bashya. Ni filime mbere yayobowe n'umunyarwanda yatoranyijwe rero muri serukiramuco nyuma y'uko Munyarugabo yasohoye 2007, ariko yakozwe n'umunyamerika bamwita Le Isaac Chang. Nabwira ko Benimana yubakiye ku nkuru y'umugore wishwe Venerand warokotse muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 waje kongera kwiyubaka. Icyakora aza gushegeshwa n'umukobwa we watwaye inda idateguwe, ya inda idateganyijwe, bikamwibutsa hahise
nabwira ko kandi harimo kandi n'abakinnyi batandukanye bazwi muri imyidagaduro zina abanyarwanda nka Isabelle Kabano arimo n'Ishimwe Kezia Kelly Uwabeza Leocade wamaye nka Nyiragitariro ndetse muri Papa Sava muramuzi no Mahoro Antoinette nawe arimo nka Speransia muramuzi muri Seburikoko n'abandi nka Me Valence barimo cyane. Nabwira ko Benimana yatunganyijwe n'umunyakote d'Ivoire bamwita Samantha Bifo ariko afatanyije n'umunyarwanda Marie Epiphanie wa Yezu arazwi cyane. Hanyuma nkwibutse ko iri serukiramuco Festival de Cannes ry'uyu mwaka 2026 riteganyijwe kuva ku itariki ya 12 kugeza ku 23 Gicurasi 2026 mu gihugu cy'Ubufaransa. Nababwira ati hongera uyu munyarwanda akoze iyi filime yagaragaye ku ruhando mpuzamahanga. Naho aha ni kuri Dot rwa nje ndi Junior mugubwe neza cyane.